twabonye rero Gihozo n'uwitwa Sharomo bari mu urukundo rudasanzwe, urukundo rurimo ubwiza budasanzwe. Twaje kubona uwitwa Gihozo abwira Sharomo ati rero igihe kirageze cyuko nabwira papa yuko dukundana, ahubwo ndimo mfite ubwoba bwo kubimubwira bitewe n'ibyo Alisa na Cedric baciyemo. Undi ahita amubwira ati yego kuko nibyo ufite n'ubwoba, unabifitiye rwose impamvu ifatika, kuko bitewe n'ibintu nakoze biragoye kuba wabwira papa wawe yuko dukundana kandi naramubeshye ibinyoma byinshi cyane, namubeshye ibintu byinshi cyane ku buryo kumubwira yuko dukundana atari ibintu byoroshye ku buryo twahita tubikora aka kanya. Gusa Gihozo wabonaga afite umutima n'umuhate wo kuba yabwira papa we ati ngewe nkundana na Sharomo. Rero gusa ese uyu musaza namara kumenya ko umukobwa we agiye gukundana na Sharomo bizagenda bite? Ese azabyemera cyangwa nawe azaba nka Alice utarabashije kubyakira akaba yarabyanze nabyakire? Aho ngaho twahavuye turangije twibonera uwitwa Gihozo n'ubundi ari iwabo, yagiye kubona abona Cedric na Alice barinjiye. Mu kwinjira arabakirana urugwiro bishimye barimo guseka. Muri uko guseka rero uwitwa Cedric abaje ati se muzehe ari hehe? Mwibuke ko yuko muzehe yari yabatumijeho kugira ngo babashe kuba baganira. Rero yakomeje kubabwira ati avuye hano mu kanya kandi yatetse ibintu byose. Nyine murabizi ko Gihozo akenshi ibintu by'ibanga ari byo atagira nyine ibanga, ariko twamaze kubona yuko ibiri ngombwa byo agira ibanga arabigira. Rero yabwiye ati twatetse twagize ariko ntabwo nakizera yuko ari mwebwe muje hano twatekeye ibintu bingana kuriya byose, kuko muri babiri mwenyine twatetse ibintu byinshi gute? Rero ati rero muzehe yishimye, ningo bavuga ati muzehe yishimye ameze neza, ati rwose ako kanya rero Cedric yese asohoka. Mu gusohoka witwa Alisa yegera uwitwa Gihozo yese amwegera. Mu kumwegera aramubwira ati ndagira ngo nkubaze, ati kubera iki utambwiye yuko ufite boyfriend? Ati ufite boyfriend? Ati yego ndamufite rwose, boyfriend mwiza aramutaka w'igikwerere mwiza cyane. Ati ndagira ngo umbwire izina. Ati ngewe nkundana n'umu ex boyfriend wawe ubwo nyine nkundana n'uwahoze ari umukunzi wawe ari we Sharomo. Rero Alice nago nyine noneho yabashije kubyakira neza, yese arakara cyane. Mu kurakara cyane twase rero tujya hanze tubona uwitwa Cedric arimo kuvugana n'uwitwa Dani barimo kuvugana ku bintu bijyanye n'amaraporo. Ngo ntabwo turi batinde, gusa Cedric yese yongera yinjira, ariko yasanze hari barimo gusa nkaho batongana, ariko ntiyabasha kubimenya neza. Mu kutabasha rero kubimenya neza niko guhita avuga ati ndabona papa wawe yatinze, wamuhamagara ukumva. Uwitwa rero Alice yahamagaye papa we, ariko ubona arimo kureba ikijisho uwitwa Gihozo murumuna we cyane, yumva arimo kumureba ikijisho kinini cyane gikomeye cyane. Gusa papa we yese avuga ati rero bana banjye ngize gahunda ikomeye cyane, sindi bubashe kuboneka kubera impamvu z'akazi, kandi isembitamo no kuca kuri mama wanyu. Rero bana banjye muhumure, nabashakiraga amahoro, kandi n'ikindi ubukwe bwanyu rwose buzaba, ariko mbere yuko buba tugomba kubanza kuvugana, ariko kuko ubukwe ntabwo bugenda gutyo nyine, ntabwo muri make mwakora ubukwe ababyeyi batabirimo cyangwa batabashyigikiye n'ibyo ashaka kuvuga. Rero aramubwira ati rero uguma aho ngaho, ugumane na barumuna bawe ndetse wite no ku rugo, ubwo ninza tuzaganira wowe na Cedric. Rero byasaga nkaho
anababwira ati nta kibazo, gukundana kwanyu ntacyo bintwaye. Cedric rero wese ahaguruka avuga ati rero noneho nimba sheri wanjye ugumye aha ngaha reka ngende, nta kibazo tuzaba tuvugana, nta kibazo tuzajya tuvugana, umbwira icyo ukeneye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero witwa Alice yese asigarana uwitwa Gihoza aramubwira ati rero njyewe nawe ndaje duhangane ubwo bugoryi ufite bukuvemo, ariko sinzi nimba ari bubashe kuba yatunganya yatunganya Gihozo ku rwego, sinzi nimba Gihozo ari bumubashe, kuko biragaragara yuko Alice nyine atari yizera Shalom. Natwe ntabwo twamurenganya, ntabwo yizera Shalom, ahangayikishijwe na murumuna we yuko nawe ashobora guhura n'ibibazo nk'ibyo yahuye nabyo igihe yari ari kumwe na Shalom, cyangwa ibyo Shalom yamukoreye akaba yanabikorera murumuna we. Twaje kubona rero witwa Pucuri ari kumwe na Trish, arimo kumubaza ati Trish, ndashaka kukubaza, ese ugira boyfriend? Undi yamubwira ati ngiye boyfriend bisa nkaho mufite, ariko ni wa nyine ndimo ubona nyine adasa nkaho avuga Lucky nk'umuntu neza, nk'umuntu akunda ibintu nk'ibyo ngibyo, wabonaga yuko bitamufashaho cyane rwose. Arangije amubwira ati rero Lucky yavuye aha ngaha ejo aje kukureba, araguhamagara arakubura ati ibyo ngibyo ubu bizi, ati okay nta kibazo ndaza kumuhamagara. Aho ngaho twavuye turangije twibonera witwa Lucky yahamagaye yahise ahamagara uwitwa Shalom, aramubwira ati rero Shalom, ndagira ngo nkubwire yuko ugomba kuza kwitanga, kuko kwitanga nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubayeho neza, cyangwa twebwe tuze tukwirebere, wikomeza kudutesha umwanya. Shalom aramubwira ati rero mbabarira wihangane, ngera abantu ndimo gushaka kubanza kurinda banjye, njyewe ubwanjye nimara kubikora nzagira ute, nzaza kwitanga. Lucky yamubwiye ati rero ikintu ugomba kumenya, we ntabwo uri umuntu wo kurinda abantu, ubimenye ubishyire mu mutwe wawe, ntabwo uri umuntu wo kurinda abantu bose ntabwo bari bizera Shalom yuko yahindutse, ariko nyamara Shalom bitewe n'ibikorwa bye arimo kugenda akora n'ibyo yakoze byose, kuko no kuba witwa Papa Alice yamagaye Cedric na Alice ngo babe baganira, ni igikorwa cyandi cya Shalom wabiteye, agenda aganiriza Papa Alice amubwiza ukuri kose, maze noneho aremera. Papa Alice amufata nabi, aremera afatwa nabi, ariko agaragaza ukuri. Rero bose gusa, ariko bose ntabwo barabasha kuba bamwakira. Ikindi ndatekereza yuko Cedric namara kumenya yuko mu kuba umubano we neza ndetse na sebukwe ugenda neza byaratewe na Shalom, ndatekereza yuko n'ikirego yaramushyizeho cyo kuba ibirego yarashyize kuri Shalom nk'umugabo azavuga ati uno muntu yari yisubiyeho, reka nkure mu kirego ubundi nawe yibereho. Twaje kubona rero witwa Dani ari kumwe na Pucuri rero wabonaga Dani bisa nkaho arimo gushaka kuba yasaba umwanya Pucuri kugira ngo abe yabasha kumubwira ijambo. Yamusabye kuba yamubera inshuti. Pucuri akamubwira ati ariko n'ubundi dusanzwe turi inshuti nta kibazo, nkatoya nkeneye yuko uzajya mu mwanya nyuma y'akazi ukajya mu mwanya. Muri make ubona bisa nkaho Dani arimo gushaka kuba yatereta Pucuri, kandi nta nicyo bitwaye, nta kintu na kimwe bitwaye habe namba rwose. Byaba ari na byiza cyane cyane yuko uwitwa Dani yagize ute, yabonye yuko Pucuri ajya gusa nka Kami, bisa nkaho ariho urukundo rurimo kugenda ruva, bisa nkaho arimo kugenda satira. Gusa uyu mukobwa mwibuke yuko hari n'undi umusore urimo kumugendaho, ariko bisa nkaho uwitwa Shafi we atari urukundo, ahubwo arimo gushaka kwinjira muri no company kugira ngo abashe kuba yabona ahantu amenera. Namara kubona ahantu amenera, ubundi usange atangiye kujagaraza uwitwa
Cedric Alice. Mwibuke yuko uyu Bucuri ayo makuru niwe uyafite neza yuko hari umuhungu wundi urimo kugenda witwa Shafi, ariko we nta makuru afite yuko afitanye ikibazo na bosi w'iyi kampani. Dani rero ngo twavuye we yisabiye ukuntu yagira ute yahabwa umwanya na Bucuri arebe ukuntu yabikora. Twaje aho ngaho kwava rero twangiye twibonera uwitwa Lucky yaje kureba uwitwa Tricia, aramubwira ati Tricia bimeze bite? Undi aramubwira ati bimeze neza, atariko ejo bundi naraguhamagaye ndakubura kandi ntabwo ari byiza. Tricia yashatse kuzamura umutwe, ariko ibyo Lucky yavugaga nibyo. Buriya yamubwiye ati gute nkuhamagara nkakubura? Undi aramubwira ati none se kuba twarakundanye bivanye yuko ngomba gukora ibyo nshaka, ariko nyamara buriya yukundanye n'umuntu ntabwo ukomeza gukora ibintu ushaka. Oya, biba ngombwa yuko gusa nkaho umusaranganya kugira ngo ubashe kumvikana no kuzuzanya. Iyo bitari ibyo ngibyo aho ngaho nta rukundo ruba ruhari, kuko ibyo Lucky yavugaga ati oya nta kibazo kuba wagenda ukaruhuka, ariko mu gihe ugiye gukuraho telefone kuba uzi ko umuntu ari bugukenere, uramubwira ati bisheri wanjye ndarushye, ndumva bitameze neza, ati ngiye gukuraho telefone, ati kugira ngo nataza muri make nko gutanga information, gutanga amakuru yawe uyahereza umuntu mukundana, nicyo kintu cya mbere icyo bita connection. Rero nibyo yavugaga, ari kubona bisa nkaho witwa Tricia atarimo kubyitaho. Ese Tricia ko mu minsi ishize twabonaga asa nkaho akunda uno muhungu Lucky, ese birimo kugenda gute karimo kwitwara nabi mu buryo butari bwiza? Twaje kubona rero witwa Bucuri witwa Shafi aza kumureba. Shafi rero yaje kumureba, Bucuri arangije amubwira ati ariko ibintu urimo gukora ntabwo ari byo, ibintu urimo gukora ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo, ntukaze kundeba mu kazi, cyane cyane yuko akazi atari akanjye. Kandi undi aramubwira ati ariko naguhamagaye wanga kumfata. Undi aramubwira ati yego nshobora kuba nanze kugufata kuko nari ndi mu kazi, kandi igihe umpamagaye ukambura ujya urindira njyewe mwihamagarire, mundi iyo nkubwije ukuri yuko umukobwa arimo kukubwira gutyo cyangwa umuhungu arimo kukubwira gutyo, biba byiza wakuramo akawe karenge, kuko aho ngaho nta rukundo ruba ruhari. Ikigaragara urebye ukuntu Bucuri wenda arimo kwitwara kuri Dani, wareba ukuntu arimo kwitwara no kuri Shafi, uhita ubona ahantu urukundo rushobora gushoboka. Twaje kubona rero witwa Tricia arimo gutekereza, arimo kuvuga ati ibintu boss arimo gukora ntabwo ari byo, ntabwo arimo kuza mu kazi nk'uko bikwiye. Sinzi impamvu boss wanjye atarimo kuza mu kazi nk'uko bikwiye. Ati nimba ari ukubera Alice, sinzi nyine ntabwo arimo kuza mu kazi nk'uko byagakwiye. Twaje kubona rero witwa Shafi yagize gutya akubitana n'uwitwa Dani, n'uwitwa Cedric tuvuga ati Shafi rero ese biraza kugenda gute? Ese ubundi bya Shafi biraherera he? Tuca mukuze mugire ibihe byiza, mbese uganda subscribe no kureba muri comment murebe filime tuba twapeninzemo, muyigeho muyirebe. Tuca mukuze mugire ibihe byiza.